Abaduteze amatwi ku nyunganizi Star YouTube channel twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu by'umugoroba, tunabashishikariza gukomeza gukora subscribe mu biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Mwibuke no gukora like, ubundi mu sharing n'abacuti banyu. Uyu munsi rero twateguriye ikiganiro kivuga ngo indorerwamo y'umutima. Mu buzima busanzwe buri muntu wese mu gice cy'umutima we habamo amajwi abiri. Hari ijwi riba rikubwira ibintu byiza, hari n'ijwi riba rikubwira ibintu bibi. Ariko gutandukanya ibyo bintu bibiri bikaba ikibazo gikomeye kuri buri muntu wese. Akenshi mu buzima bwacu usanga duha agaciro rya jwi ritubwira kujya gukora ibintu bibi cyangwa rituganisha habi, kuko niryo jwi riba rinini cyane, mu gihe rya jwi ritubwira ibintu byiza n'ijwi riba rituje, ijwi riba ritoya. Ariko iteka nubwo ikibi kigira ijwi rinini, iteka kiganzwa n'icyiza nyuma iyo bitinze. Ari amajwi abiri ari mu mutima wawe, ndagira ngo mbasobanurire neza uburyo mushobora kuyatandukanya. Ukuri n'ikinyoma. Burya ukuri ujye kugereranya n'igihe urimo kurota. Iyo urimo kurota hari igihe ubyuka ukakanguka bya bintu wari urimo kurota warayemo ukanabyibagirwa cyangwa se ntubiha agaciro kuko byari inzozi. Ariko burya ukuri kuvuga nk'inzozi, nubwo kenshi tudaguha agaciro. Cyangwa se reka twongere tugereranye ukuri n'indorerwamo. Indorerwamo uyijya imbere ntabwo ivuga, ariko ikwereka imaje cyangwa se uko wowe uteye, niba umusatsi wawe usokoje, niba mu maso yawe hasa nabi cyangwa hasa neza. Indorerwamo izakwereka realite cyangwa se ukuri kuko umeze, itavuze ariko umenye ngo meze gutya. Ariko none reka dusubire inyuma turebe ikinyoma cyangwa se rya jwi rigushora riba rimeze rite. Ririya jwi riba rinini, riba rimeze nk'umuntu muganira, mwicaranye muganira, ariko nubwo riba rinini n'ijwi riba rikuganisha habi, n'ijwi rinini ariko ridakomeye. Ukuri ni ijwi ritoya ritanavuga, rivuga gahoro ryongorera, ariko rikomeye ritajya ritsindwa. Twagereranya ukuri nka cya gihe ujya ku mazi ukabona ku musenyi hari ingona. Ingona ibisinziriye, ariko mu by'ukuri ntabwo ibisinziriye, nubwo ibifunze amaso ushobora kugira ngo yapfuye, ariko ntabwo iba yapfuye, ibihumirije ku buryo uyegereye ishobora kukugirira nabi. N'ukuri niko kumeze. Ukuri kuvuga kongorera, ntabwo ari ngombwa ngo ukuri kwamurure gufate mikoro kukubwire ngo ntabwo wisize, ntabwo umusatsi wawe umeze gutya na gutya. Ukuri kurongorera. Ariko ikinyoma iteka kivuga cyane kikakoshya ngo genda hariya, ngo buriya muriro winjiyemo ntabwo ushobora gushya, ngo buriya uwugezemo wazima. Uko niko ikinyoma kikoshya. Iteka ikinyoma kiriyoberanya kikagenda kiguha amahitamo menshi, kikagenda kikwereka ko ibintu byose biri bushoboke. Kikakubwira kiti tari kuri ya mugezi ntabwo uri burohame. Cyangwa se kikongera kikiyoberanya kikakubwira ngo nyamara buriya mugezi uwoze wagera hakurya nta kibazo ufite. Ariko ukuri ntabwo kuguha amahitamo menshi. Ukuri kugira amahitamo amwe kurakubwira ngo nta bwato ufite, wikwambuka uriya mugezi. Nyamara iyo twumviye cya kinyoma, nyuma nibwo hazamo kwicuza, tugasanga ko amahitamo twakoze atari meza. Ukuri ni indorerwamo y'umutima itwereka abo twakagombye kuba turi bo imbere ya bagenzi bacu. Ukuri ni rya jwi rito wumva mu mutima wawe rigufata akaboko rigashaka kukunyuza mu nzira y'icyanzu, hahandi muri wa muhanda ufunganye utari comfortable, hahandi uri buvuga uti this is not my comfort zone, ariko hari iteka niho haba hari safe. Mu gihe ikinyoma kiragufata akaboko kigashaka kukunyuza muri wa muhanda munini, hahandi uri buhurire n'impanuka z'ubwoko bwose, ariko kuko uba wumva ariyo comfort zone yawe, ukumva niho wanyura kuko niho haba hari flexible. Ukuri ntabwo ari gutyo gukora. Ukuri kuguha amahitamo amwe, mu gihe ikinyoma kizagenda kihinduranya kiguha amahitamo atandukanye. Nyamara ikinyoma ntabwo kijya gitsinda ukuri. Iteka iyo ikinyoma kirimo gusiganwa n'ukuri,
kirirukanka cyane rwose ariko kikagera mu nzira kikananirwa, ukuri kukaza kugicaho kukagenda kukarasa ku ntego. No mu buzima bwacu bwa buri munsi, iyo twumviye rya jwi ritoya ritubwira ritwongorera, rya jwi ritunyuza muri cya cyanzu gitoya tukagira ngo turi buhahurire n'umwanzi, nyamara ririmo riradukiza, niryo jwi ry'ukuri. Aho kugira ngo ukurikire rya jwi rikunyuza muri ya nzira ngari, hahandi uri buhurire n'umwanzi, handi ikinyoma kiba kigupushinga cyangwa kigusunika kikwerekeza. Aha reka twanzure twibaza ikibazo ngo, ese iyo turimo kwirebera mu ndorerwamo y'umutima wacu, tureba duhumirije, turashishoza, ese amahitamo dukora ajyanye n'ibyo tugomba gukora? Aha ni ikibazo cya buri muntu wese ku giti cye. Aha Abanyarwanda baciye umugani ngo kami ka muntu ni umutima we. Umutima wawe niwo ushobora kukugeza aho ushaka kugera, ni nawo ushobora kukurimbura. Ikiganiro cyacu tugisoreje hano, naho ubutaha.